hazaba ibyishimo n'umunezero nituzagerayo iwacu mw'ijuru. Haleluya. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma, turasoma ibice 8, turasoma umurongo wa 18 n'uwa 19. Haranditse ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Nitwa Twagirayezu Alex, ndi umukristo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, umujyi wa Kigali, karere ka Gasabo, paruwasi Gasave nawo mudugudu. Hanyuma ndagira ngo tuganire aya magambo Pawulo yandikira abantu b'i Roma, arababwira ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugiranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Mu yandi magambo yabonaga ibintu bibiri, imibabaro n'ubwiza bw'abana b'Imana, akabona ni ibintu bidakwiriye kugereranywa, ni ibintu bidakwiriye gushyirwa ku munzane umwe ngo abantu babigereranye. Aravuga ati rero ntabwo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe turimo, imibabaro tubamo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Imibabaro irahari, ni myinshi, kandi kuva icyaha cyinjira mu isi imibabaro yaratangiye, tuyibamo, tuyihoramo. Ariko kandi hari n'ikindi tuzi, hari ubwiza abana b'Imana bazahishurirwa, nabwo burahari, nabwo burategerejwe. Iyo umuntu rero ari muri iyo mibabaro, iyo umuntu ubuzima arimo bwose, agomba kwibuka ko hariho n'ubwiza bw'abana b'Imana bazahishurirwa. Hari uguhishurwa k'ubwiza bw'abana b'Imana, hari ukuntu abana b'Imana bazamera. Hanyuma ibyo ngibyo umuntu uri mu mibabaro iyo abitekereje, iyo abyumvishe, iyo abizirikanye, bituma ya mibabaro igabanya ubukana, kubera ko yumvishe ikintu kimunezeza, ikintu kimuhumuriza. Hanyuma rero Pawulo aravuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ubu bwiza bw'abana b'Imana Yohana yabuvuzeho mu rwandiko rwe yanditse. Yaravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ubu turi abana b'Imana, uko tuzamera ntikurerekanwa. Abana b'Imana nabo ntabwo bazi ukuntu bazamera, ariko ngo icyo bazi, icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Icyo cyo turakizi. Ntabwo tuzi ukuntu Yesu azahishurwa se, ntabwo tuzi ukuntu Yesu natunguka ku bicu, ntabwo tuzi uburyo azaba ameze, ariko hari ikintu tuzi. Haleluya. Icyo Bibiliya ivuga, icyo ijambo ry'Imana rivuga, nuko uko azahishurwa sa, uko ariko natwe tuzasa, kandi tuzamureba neza uko ari. Bari ishimwe cyane. Hanyuma uku guhishurwa guteye amatsiko ibintu byose byaremwe. Iyo tuvuze ibyaremwe, ibintu byose, ijuru ryararemwe, isi yararemwe, ibyo mu ijuru abamarayika bararemwe, abantu twararemwe, ibyatsi byararemwe, ibigenda mu nyanja byararemwe, ibyo mu gasozi, inyamaswa zo mu gasozi, mu mashyamba, ibintu byose mubona byaremwe. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo bifite amatsiko. Pawulo yaravuze ngo bifite amatsiko y'ukuntu abana b'Imana bazamera icyo gihe. Haleluya. Ubu bwiza bw'abana b'Imana. Ariko se kandi ni ryari ubu bwiza bw'abana b'Imana buzaba bumajije, buzerekanwa? Ni igihe ki? Ni igihe ki? Ndagira ngo turebe gatoya mu byo Pawulo yavuze abwira Abakorinto. Yabwiye Abakorinto Abakorinto ba mbere, ayandika urwandiko rwe rwa mbere arwandikira Abakorinto mu bice 15 ku murongo wa 51, tuze gusoma no wa 52. Haravuga ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Haleluya. Impanda izavuga koko.
abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Imana ishimwe. Ngaha hantu ubwiza bw'Imana buzatangira tuzabubona. Ngaha aravuga ngo iri ni ibanga mbameneye, ntituzasinzira twese cyangwa twese ntabwo tuzapfa, ngo ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya ntako guhunga, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Aravuga abihamya ngo impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubura, ngo natwe duhindurwe. Uku guhindurwa nibwo tuzahita twambara ubwiza, kuko tuzahindurwa duhabwe imibiri mishya, imibiri idasanzwe, itameze nk'iyibora, itameze nk'iyirwara, itameze nk'iyi ikora ibyaha, itameze nk'iyi ibabara, duhabwe imibiri mishya. Uyu ni umuzuko w'abana b'Imana gusa, uyu ni umuzuko w'abantu bizeraga Yesu, uyu ni umuzuko wihariye. Iki gihe abanyabyaha ntibazazuka, abantu bapfuye batizera Yesu, uyu muzuko ntabwo bareba, ureba gusa abantu bizera Yesu, abantu bakorera Imana, hanyuma bazurwe. Ubwo rero nibazuka, abazaba barapfuye bose bazahindurwa, hanyuma bazamurwe basanganire umwami mu kirere. Bibiliya ikavuga ngo tuzabana n'umwami iteka ryose. Nibutse amagambo Pawulo avuga abwira Abatesalonike, amagambo meza cyane, amagambo asubizamo ibyiringiro, amagambo anezeza buri gihe. Uko nyatekereje aya magambo aramfasha, aya magambo yubaka umutima wanjye. Pawulo yandikiye Abatesalonike arababwira ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Aravuga ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Nuko bizagenda kugira ngo abantu bazurwe, hari amajwi atatu azumvikana. Bibiliya iravuze, ibi tubisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 4 duhereye ku murongo wa 16. Hanyuma amajwi atatu azavuga kugira ngo abantu bazurwe n'ijwi rya Yesu, iryo bize ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga. Uyu mwami uvugwa hano ni Yesu. Hakavuga irindi jwi rya marayika ukomeye, naryo rizavuga. Havuge n'ijwi ry'impanda y'Imana, nuko abapfuye bahite bazuka, bahite basohoka mu gituro, bahite basohoka. Abapfuye bizera, ariko abapfuye bakijijwe nibo bazazuka, nibo barebwa n'uyu muzuko, hanyuma bahite bazuka. N'abazaba bakiriho nabo bahite bahindurwa, bambara imibiri mishya, imibiri idasanzwe. Yesu azuka yazukanye umubiri udasanzwe, babaga bakinze icyumba bigishwa, Yesu akinjira hanyuma akanasohoka, amadirishya akinze, nta handi. Ni imibiri nk'iyo ngiyo izaba ishobora kwideplasa hadakenewe indi deplacement iyo ariyo yose, igende kandi mu kanya nk'ako guhumbya. Nuko nk'uko bizagenda mu kanya nk'ako guhumbya, itorero ribe rivuye mu isi. Nguko ukuntu bizagenda rero, kugira ngo naho ngaho ubwiza bw'abana b'Imana buzaba buhishuwe, bahite babonana na Yesu kandi babane iteka ryose. Pawulo yavuze ngo imibabaro ducamo ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ibyo bintu, ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza bw'abana b'Imana. Imibabaro ucamo, imibabaro ufite, uburwayi ufite, gupfusha wapfushije, wenda uri imfubyi, uri umupfakazi, ufite ibibazo byinshi, birashoboka. Ariko ushobora no kuba ufite ibibazo by'ahantu ho kuba, n'inzu wananiwe kuyishyura inzu ubamo, ushobora kunaniranwa n'uwo mwashakanye, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi, ushobora kuba warize ugacicishiriza amashuri, ushobora kuba waratewe agahinda n'abavandimwe, waragize ibibazo birahari. Ushobora kwiga ukabura akazi, bashobora kukakwirukanamo, ushobora kuba warukize ukagira ikibazo ugakena, ushobora kuba ushonje. Ibibazo ukabona ibibazo ni byinshi, ukabona imibabaro ni myinshi, ukabona ibintu bigutesheje umutwe ni byinshi, birashoboka.
ariko ndashaka kugira ngo nkubwire iyo mibabaro ufite, ibyo bintu uri gucamo, ibyo bintu wanyuzemo ntabwo bikwiriye kugereranywa n'ubwiza bw'abana b'Imana tuzahishorerwa. Mwene data, ndashaka kugira ngo bikubwire unkurikire neza. Imibabaro dufite ni iy'igihe gito. Nkunda umuririmbyi uvuga ngo umubabaro ngo ni uw'igihe gito, ngo ijoro naryo ngo ni iry'igihe gito. Aravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ngo ariko nuko ntarabona Yesu. Aravuga ngo hazabaho igitondo gihoraho, avuga ngo nibwo ntazongera kurira ukundi. Mwene data, ndashaka kuguhumuriza nkubwire ko ibyo bintu uri gucamo, ibyo bintu wanyuzemo ari iby'igihe gitoya. Mbere gatoya nitumara kurenga inaha, nitumara kuva inaha tukaba twambutse ikirere tugiye ku bicu, ntabwo tuzongera guhura n'imibabaro. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire ko imibabaro ufite izarangira. Imibabaro ufite ntihoraho, ubwiza bw'abana b'Imana bwo buzahoraho. Nta hantu bifite kugereranywa, nta hantu bihuriye. Yesu ashimwe. Imibabaro, Pawulo yanyuze mu mibabaro myinshi. Kenshi yabaga yafunzwe, ubundi yavuga ngo yari imuhengeri, akakubitwa inkoni 39 inshuro 3 niko avuga. Ubundi yari afite igishakwe, ubundi imibabaro yakennye. Abafilipi bajyaga bamuzanira ibyo kurya, yari afite ibibazo kenshi, abantu bakamugambanira. Yabaga ari mu nkiko yisobanura, abantu basengana bakamugirira ishyari, abo yita bene data b'ibinyoma, abantu benshi ariko ni uvuga ngo imibabaro iki gihe imibabaro mufite ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza bw'abana b'Imana. Haleluya. Aravuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Reka nkubwire mwene data, ibyaremwe byose, yaba ibyo mu ijuru, yaba ibyo mu isi, yaba ari abamarayika, mbese ibintu byose byaremwe, yaba ari n'ibyatsi, yaba ibintu byose byaremwe, uzi ko byaremwe n'ishishi n'ibiki, bitegereje amatsiko ukuntu umwana w'Imana azahishurwa, ukuntu umwana w'Imana azamera. Ni ibintu biteye ubwoba. Burya ni ukwezi kwararemwe, burya n'izuba ryararemwe, burya n'inyenyeri zararemwe. Ibintu byaremwe ni byinshi. Ibintu byose urebesha amaso ukabona ntibyakozwe n'intoki z'abana b'abantu, ibyo byose byararemwe. Ndashaka kugira ngo nkubwire ko bifite amatsiko y'ukuntu umwana w'Imana azamera. Ni ibintu bizaba biteye ubwoba, ni ibintu mbese bifitiwe amatsiko n'ibintu byose. Abamarayika bajya babigirira amatsiko bagashaka kubirunguruka ntibabibone. Ni ibintu ukwiriye kwifuza, ni ibintu ukwiriye kumva utegereje, kumva ushaka kubamo ubwiza bw'abana, guhishurwa k'ubwiza. Abana b'Imana bazaba basaba, bazaba ari beza. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana, ukuntu tuzamera kuracyahishwe, ntabwo kurahishurwa, ntabwo kurajya ku mugaragaro, ntabwo kuratangarizwa abantu, ntabwo kurajya wapi. Ariko ndashaka kukubwira ko kugiye kuzahishurwa vuba, ubwo impanda ya Kristo izavuga. Yesu azavuga ijwi rirenga, marayika ukomeye azavuga ijwi rirenga, hanyuma impanda y'Imana nayo ivuge. Amajwi 3 azasohora abantu mu bituro bazurwe, hanyuma tuzamuke mu kirere tuke guhura na Kristo watwitangiye ku musaraba i Golgota ku giti. Golgota ku giti niho Yesu yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa. Yarasashimwe. Yesu yabambwe kugira ngo tuzabe muri ibyo bintu, yabambwe kugira ngo twe kuzapfa, yabambwe kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Ngibyo ibintu bihumuriza abantu bababaye, ngibyo ibintu bihumuriza abantu bafite imitima iremerewe, bafite ukuntu bahagaritse imitima, kwibuka ko ibyo bintu bizavaho bikagira iherezo, bikaba bifite igihe gito, hakaba hari ibintu bifite igihe cy'iteka. Dutegereje vuba ahangaha gatondere inaha si iwacu, Kigali si iwacu, mu Rwanda si iwacu, aho utuye mu Gakenke si iwanyu. Ndashaka kugira ngo ubanze ubyumvishe ibitekerezo byawe, mind yawe imenye ibyakire. Aho waba ushaka kuzaba hose, cyangwa nimba uteganya no kuzajya kuba muri Amerika, nimba uzanaba cyangwa se ukaba
mu Burayi ukaba uri muri Oceania, bashaka kukubwira ntago ari iwanyu, ino si iwacu ni mu ijuru hirya y'ibicu niho dusiganirwa kugera. Ndashaka kukubwira ko ubwiza bw'abana b'Imana buzahishurwa. Kristo navuze impande ejo bundi, itorero rizazamurwa igiwabo wacu sino nshuti yange. Niyo mpamvu ugomba kwihanganira. Iyo umuntu atari iwabo akenshi arababara, akenshi ahura n'ibintu bimubabaza rwose pe. Nuko bigenda akibama akagerageza kwitwara neza, ariko akabona ibintu bimubabaza kubera ko nta bwisanzure afite, ntago ari iwabo. Ariko ndashaka kukubwira ko mu kanya impande iravuga, itorero rikazamurwa rigataha rikavina ahangaha. Rero ihanganira imibabaro. Ndashaka kugira ngo nkukomeze ibintu uri guhura nabyo bikubabaza. Ndashaka kugira ngo nkubwire ko impamvu ari uko ino si iwacu, inahasi iwacu. Mu kanya ubwiza bw'abana b'Imana buraza bugaragara, hanyuma duhite tuzamuka. Ntabwo dushobora kuva mu isi tutarambikwa ubwiza bwacu. Isura uko tuzamera kuzabanza kugaragara, hanyuma tuvino dutahe. Ndashaka kugira ngo nsoze mwene data nkubwire, hari amahirwe ugifite niba utaraba umwana w'Imana. Hari amahirwe ugifite yuko uyu munsi waba umwana w'Imana. Birasaba kimwe no kwizera igitambo cya Kristo ku musaraba. Igitambo cya Kristo ku musaraba ukakizera, hanyuma ukaba umwana w'Imana. Kuko Bibiliya iravuga ngo umwizera abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu isi ntabwo nzakubwira ngo ntuzababara. Mu isi ni imibabaro. Pawulo waranavuga ngo dukwiriye kuyicamo iyo mibabaro nimba dushaka kubona Imana, nimba dushaka kubana dukwiye guca muri iyo mibabaro. Mu isi niho duca tujya iwacu imuhira. Ntabwo nakubwira ngo ntuzababara, ariko nakubwira ko nyuma y'imibabaro tuzabana n'Imana. Nyuma y'imibabaro hari ubwiza tuzambikwa, ubwiza bw'abana b'Imana ntiburahishurwa. Ndashaka kubwira ko ntarabumenya, n'abandi bose bari ku isi ntibarabumenya, ntabwo barabumenya, n'abamarayika ntibabuzi, ariko buzaba buteye ubwoba. Tuzahishurwa ubwiza, tuzahishurirwa. Haleluya! Mwene data ndagira ngo nkumbuze kuzaba uri mu bana b'Imana. Ejo bundi impande iravuga, itorero rizamuke. Abazungu bakijijwe bazamuka, abo muri Amerika bakijijwe bazamuka, abo muri Oceania bakijijwe bazamuka, abo muri Afrika bakijijwe bazamuka, abirabura, abera, abayero bazamuka. Duhurire ku bicu, dukorere igiterane ku bicu. Ni konseri izabiteye ubwoba. Tuzaba dufite imibiri imwe, nta mibiri y'inzobe, nta mibiri y'abirabura, nta mibiri y'abazungu. Tuzaba dufite umubiri umwe, tuzambika ubwiza bumwe abana b'Imana. Tuzaba tuvuga ururimi rumwe, nta kibazo cy'indimi kizaba gihari hariya ku bicu. Yesu ashimwe cyane. Dukora igiterane kitarimo kwitangisha abantu, kitari fundraising, kitagamije fundraising, kitagamije vuga butumwa nk'iringiri ndimo nkora kugira ngo wihane uzabe muri icyo giterane. Kizaba ari igiterane kigamije guhimbaza Imana. Nta biseke bizaza muri icyo giterane, tuzahimbaza Imana. Haleluya! Ndakurarika ngo uzabe muri icyo giterane cy'abana b'Imana ku bicu. Ejo bundi impanda nimvuga, wakwemera ukihana, wakwemera ukizera Yesu Kristo, ukazaba muri icyo giterane. Yesu ashimwe cyane. Giterane tuzaba turi abashyitsi bakomeye. Nje nawe tuzaba turi abashyitsi bakomeye muri icyo giterane. Tuzakwirwa na Kristo, umwami w'ijuru n'isi. Azatwakira neza. Nabyo ndagira ngo bikubwire, azatwakira neza. Azatwakira neza. Nta hantu wigeze wakirwa, nta n'ahantu uzakirwa neza nk'ukuntu tuzakirwa hariya ku bicu. Ntaho ntihabaho. Ndagira ngo mbigukundishe nabyo ubimenye. Nta hantu wigeze wakirwa neza, nta n'ahantu nzakirwa neza nk'ukuntu tuzakirwa hariya ku bicu na Kristo Yesu. Ndashaka rero kugira ngo mbigukundishe. Hanyuma nimba utarizera Yesu Kristo, uyu munsi ufata umwanzuro umwizere, kuko mu kanya biraza guhinduka, hahishurwe abana b'Imana, ubwiza bwabo bazamurwe, bave mu isi basanganirwa mu kirere. Ndashaka kugira ngo usoze, ariko se waba warihannye, waba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Ndagira ngo dufatanye gusenga. Hanyuma nimba utarizera Yesu, umuhe ubuzima bwawe, utangire uyoboke inzira ye, hanyuma tuzabane muri icyo giterane.
tuzaba dusa neza. Reka mbikubwire nanone, tuzaba dusa neza, tuzambika ubwiza budasanzwe. Imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ibyo bintu. Reka dusenga Imana. Mana yacu yo mu ijuru, twumvishe ko hagiye kuzahishurwa ubwiza bw'abana b'Imana, kandi mukuri abantu benshi ntago baraguha ubuzima bwawe. Nsengeye mwene data wumvishije ijambo akaba yumva ataraguha ubuzima bwe, kugira ngo umufashe, hanyuma ayoboke inzira yawe, azabe muri iki giterane tuzabana, tuzakirwa nawe ku bicu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakoze gukurikira ijambo ry'Imana. Imana ikurinde kandi iguhe umugisha. Shalom.